Hey guys, welcome and welcome back to Mugabo TV show. Nagarutse nitwa Yvonne Mugabo. Nk'ibisanzwe ibiganiro byanjye nakagaruka mbazaniye umutumirwa. Uyu munsi mbazaniye umuntu w'umusaza abibwira witwa nde? Sarateri Kaberuka. Witwa Sarateri Kaberuka. Amakuru umeze neza? Tumeze neza. Komera cyane. Turaho cyane. Nakuzaniye uyu munsi ngo ubaze amateka ya Kongo cyangwa se amateka yo muri Kongo cyangwa se amateka yawe muri Kongo. Wavukiye hehe? Aha, murakoze cyane. Ko mbabwiye amazina yanjye Sarateri Kaberuka, umukambwe wanjye n'umunyakazi. Sinzi niba navuga irye rya kabiri. Niba ubishaka. Munyakazi Ndatira. Ego niko papa we yitwa. Yego. Ariko kavukire kanoni na Nyamitabo. Nyamitabo niwo wavukiye. Aho bita mu Rugaragara. Abantu baturanye ndabizi baraza kukubona. Aha. Okay, ni igiki wibuka mu butoya bwawe, mu busore bwawe wibuka kigatuma ukumbura iwanyu? Mu busore bwanjye. Ego. Mu busore bwanjye nakumbuye byinshi. Ariko nakundaga kwibera mu nka. Ko papa bahunze bava Nyamitabo 59. Ndabyibuka. Aratwa nibo bavuye 59 Nyamitabo bahungira aho biti Rusekera. Sinzi niba humva nangwa mugabo niba humva. Rusekera ni hamwe naho bakanama twari turanye na bano ba Karombo. Rusekera. Ubwo rero bamuze wanje bitewe n'intambara nyine yabaye icyo gihe. Nyamitabo 59 barahunga n'inka zabo tugira Rusekera. Rusekera dusanga imiryango yacu y'abatsura. Ariko bahunga basangayo basogokuru. Ariko muzehe wanje ise umubyara yasaze Nyamitabo mu Rugaragara. Umva narakana gato ariko nagendaga numvaga uduteka dutoya. Wumve n'ukuntu nari mutoya nza kurwara indwara ikomeye. Nyina wabo wa Gasuku uriya wagurishije ari amafamu. Ko bari batuye Nyamitabo imihanga baza kunjyana kuri nyina wabo wa Gasuku muzehe wanje ko yanjyanyeyo kumvuza sindwara nararwaye. Kecuru no bajya bimbwira. Tujya wibuka kujyana kwa nyina mukurira ukuvuza. Ntago nabyibuka narudunyure kuko umubiri wanje mu byukuri navukanye n'uyu. Ntago y'ubyibuka. Ari mukecuru nyine wa ni ubimbwira ati umubiri wanje uko navutse n'uyu. Ariko abandi tuvukana hakiraga muramuzi. Yewe umubiri we. Yakwigendera nawe yari muremure ariko agize. Ariko mukecuru amwe ati hari indwara wari wararwaye yaragosereje. Nyina wabo Gasuku aravuga ati muzanzanira umwana murebe. Igiwe rero dutuye aho Nyamitabo na Mihanga n'amafamu ya ntuza yo mu nyina wabo Gasuku hari akabira yaguze. Bisa nkaho byegeranye. Ubwo 59 rero bari muka n'inka barahunga tuzisekera. Na uje kumbura inka na n'ubu se? Na n'ubu nkumbura inka ntago nzacika ku. Oya birumvikana ku muntu wakureye mu nka izibura ni ikintu cyari gikomeye kuri wowe. Aha. Cyane. Okay, ni igiki wibuka mu minsi yanyu yo guhunga? Ujya wibuka ukumva ntago uzagikumbura pe kuko ari ikintu cyagukoze mu marangamutima yawe. Ikintu cyo guhunga muri Kongo nangwa se mu Rwanda tuzi. Muri Kongo. Muri Kongo ndakubwira amateka menshi. Nanyuze mu mateso menshi. Nabaye ababyeyi banje icyo gihe nyina wa papa we nyina Nyiramurema yamaze gusaza. noneho basigara abahungu ise wa Kigabo na papa
undi muhungu data wacu yarasezera icyo Rwanda yasezerewe rimwe n'abakamari 2001 buriya ise wa Kigabo n'uwo data wacu wari umusirikare baryamye kirorerwa hamwe na ntuzana hariya kirorerwa muzehe wacu buriya muzehe niwe abashyingura ikirorerwa muzehe rero urumva ko ariwe wari ikirorerwa aturanye na Sandangamira rusisirwe urumva ko ari ba mwana we banaturanye rero aryo arumbaye icyo guhunga nari nkwaje ikintu kibi cya mbere cyakubayeho mu guhunga ukavuga sinzagi mbese twavuga ati kiyo kintu kirambaye ariko guhunga naho nzi inshuro ebyiri wahunze ryari na makotanyi mbese abasirikare b'u Rwanda bansanze muri Kongo umukambwanjye atuye igatoye ko twamaze kuva i Rusekera inka zigize ibyo nari ngeze aho ababyeyi banjye inka zirapfa zisa n'izibakurikiye umugambwanjye rero aje gatoye igatoye njye sinabigatoye mbe mpati pe wishakira iki ubuzima narashatse amafaranga buriya kwa bakazungu nageraga muri centre ville rero mu by'ukuri narahabaye ndahaba bara n'umuntu utari mwene wacu w'umungogo ndumva ubwo bwoko buzi umungogo nahabaye imyaka 10 urumva nari maze kumenywa n'abantu benshi ngeze muri ako gace uturutse Impati hano kwa bampamira sinzi n'ubuhazi si wanyu ntimwahabaye uturutse aho kaje imbere iyo za Kirumu ngakomeza Saratire uvuze zina ngo Saratire wagenda uryama niyo mpamvu njya numva iwacu hose wazi mu by'ukuri Gahiro wayizi Gahiro abana ndayizi aho biti Kamatembe ndayizi ukumva abasirikare baje kunsangayo b'u Rwanda ambase kubera iki wowe warokotse ute abandi barahunze basigara hano ubwo rero nari nzi ko ari ibintu bitari gukomera nari ahantu hagize habi aho bita muri Goriba rero nza kubayo gihe cyamagirive batwikira abahunde b'igicanga bikibariza bamanuka nariyo ati sinone kugira urukoke kurokoka rero umugabo Rasito yaje kubona uko yansangaga muri Goriba umwe ati wa mwana we ibintu birakaze nubona bikomeye uzaveyo uze wanjye cyakora nawe inka ze ziza guhunga ziza aho bita muri Bukumba Impati hejuru zigezeyo nari mfite inka zigera muri 3 n'utwaza 2 noneho handi muri Goriba nabaga haza kuba umwuka mubi ariko handi nabaga barambura ati reka tugwerekeze bora sitagutumye wijyane n'inka zawe urumva naho uruntu rwari rutangiye kunuka aho mpava neza nasi ati ngizi inka zishyire mu zanjye turebe n'iwanyu bose baragiye twabona inzira inyuramo uko niko byabanje bibaho zishyira muze Impati akajya nohereza abahungu be uriya mwamubonye mujya mubona umuhungu we Bahati ariwe cyegera cya Makenga uriya naramukamiye ntakanda buriya mbonye twamenyana twaganira na Colonel Gakeri mwumva bafite buryo undi mukuru wabo urigoma bita Budita ngo rero mbaho abasirikare b'u Rwanda baza kunsangayo baturutse mwese barazamuka no kwa Rasito ariko abayabyumvise Saratire bavuye mu Rwanda ariko byaranze b'abahungu baratoroka bari kumwe mu kiraro ariko ari njyewe usa nk'ari Rugango njyaga kuzana imiti ni iki ujya ukumbura muri Kongo icyo nkumbura
no guhinga no kwisanzura si kuragira nyine ukavuga uti hariya ndaharagira ni ku nshuti yanjye ndagana musabe aho kuragira hagende bakantu namurebera burya inka iyo ufite inka utazinywaniyemo nta kigukoze mu by'ukuri icyo kintu njya gikumbura cyane. Ni ikihe ni akahe gasozi k'iwanyu ujya ukumbura muri aho hantu hose wanyuze ni ahahe hantu wagiriye ubuzima bwiza ujya ukumbura? Ntabwo nakwibagirwa Impati, sinakwibagirwa Rusekera, aho hantu hombi kuko gatoyi umukambwe wanjye nubwo yabayeyo njye sinabayeyo, ahubwo najyaga ngiye kubasura n'umukecuru wanjye ariko mu by'ukuri Impati na Rusekera abantu bose aho hombi niho ngomba kuba ntakwibagirwa. Niho utajya wibagirwa? Hari abantu mwaturanye yose ukibuka? Impati ntabwo Rusekera. Rusekera wa mbere nguyu ni Kayinamura. Rusekera umuntu wa mbere mwaturanye ni Kayinamura. Uriya we mbese no mu buhinja n'inka zabo bakajya kwishakira icyo kunywa ariko bakadusiga ku riba. Uzi icyo bitaga gufata amariba, gufata mbese amazi, urabizi? Mugabo urabizi gufata amazi ni iriba riba rifukuye rimeze nk'ikintu cy'ikizenga, noneho iriya hasi kajya havayo ibintu bidudubiza amazi yiterera utya, sibyo? Noneho ni ahantu haba hari ubwato nk'hariya bumeze utya, sibyo? Ariko tuvuge inka zawe ufite inka 10 ntabwo nibwo zaba ari 5, wowe uragerayo mbere nka saa 11 za mu gitondo, ugenda ufata agasafuriya kawe n'umuriro n'igikara, no kagasafuriya uragera muri rya riba ushyiremo ibuye muri kagasafuriya, agasafuriya kamanuke hasi ku musenyi, wowe wituramiye ucana umuriro, numara gufatisha umuriro niba ari iteke, niba ari ikirayi, niba ari ikijumba ushyire mu ziko, weho urindira inka zawe zibanza zirishye, mbese ni nkuko unywa inzoga ukavuga ati banza uyisasire. Nazo rero ntiwashoraga iriba bitabanje kurisha, zashokaga yamareba ariko zabanje kurisha. Icyo rero nacyo ndagikumbura cyane. Ubwo zakuka rero ukavuga uti ndongera mpeteshe ubwa kabiri wa gatatu, ubwo rero zigakukira mu mirimo ya Nyiramurema, iziwacu n'iz'Abakanyamura zose zigakukira muri iyo mirimo. Mbese mwe mwari muziranye kuva na kera kose? Kuva kera. Nuriya Karomba tukamenyana. Ni igiki wibuka muri kuza mu Rwanda utarashinga ibirenge mu Rwanda muri kwambuka, kuko urumva ko wanyubere ntabwo uri kibana nabo, wagiye kwa Rasto? None ni igiki wibuka uri kujya mu Rwanda? Ibyo rero nibyo ntabwo ndabikubwira. Navuye aha Impati, noneho icyo gihe Rasto ndi Impati amaze kuvuga ati inka zishyira mu zanjye. Abasirikare bamaze kuzigiye abantu baranga batoroka. Yego bari b'u Rwanda bavuye ibibwe, Rasto yabazimaniye. Ubwo ibintu bimaze kugira birongera bisa n'ibihindutse, bati rero Rasto inka zawe turagiye, kandi tugiye hehe? Ikirorerwa kwa Rujugiro. Rasto ati uwo muhungu muri kumwe azimure nize simukane z'ikirorerwa. Ubwo niwe wimuye izo n'abasirikare turazimuye no kwa Rujugiro hano ikirorerwa mu Gicwa. Ego ndahaba pe barangaburira, ntabwo nishwe n'inzara, sinishwe n'intuza. Hari nk'abari barakuye itongo zo witwa Rusigariye z'abapadiri Nyakariba, izo uwo bita Bitege, batewe Saratiyeri izi nka zose. N'abasirikare zibona iza Rasto zibaye igitsimburi, noneho nanjye nazijyamo bakambwira ati yumenye umubare, ariko iyo turi ukubwira ngo turarya iyi n'iyi turajya tuza tukubwira ati inka y'imbyeyi ntuyikoreho, inka y'imbyeyi urumva nizo gukamirwa.
ibyo tubanika rero barangaburira ukuntu basekuraga impungure kabakamira tubaho cyane hameze ngahe ati birahindutse bihindutse rero ndabyibuka bambwiye ari saa 10 za nimugoroba ati n'ubundi birahindutse turimutse mugiye ku Mushaki zari nka 170 zari nka 170 urumva za rasito izabo none izi nka ndazimura njyenyine ndanyura kuko urumva kunyura kuri moneti no kunyura Isake hari inzira ebyiri ndazinyuzahe kandi ndi njyenyine atoya uri wenyine turagwa abasirikare bose ntugire ikibazo uzimwe banyujije Isake tugana umuhanda w'Isake wose dekota yawo iri hehe Isake hari ahantu hari dekota yawo usagure bikabate hejuru ako usagure bikabate ariko ari muri Isake ubwo twaraye aho ariko imyinshi imitavu byinshi byazaye urumva hari saa 7 z'ijoro uwo muhanda tuwurimo n'ijoro n'abasirikare inka ziburi ibyazo ziri gusubira inyuma zagiye zibura zigasubira inyuma ntabwo rero njye nananiwe n'ibitotsi biraje ati wowe noneho jya kuba buryamiye muri dekota twebwe turajya dusubira inyuma zo tubona tujya tuziganga ujya kwiryamira ngeze muri dekota mu burandya ako bakacyakira icyo kunywa aho twaharaye nabwo iryo joro ati n'ubundi birahindutse tugiye he ku Mushaki izabonetse izabuze bagiye bazinsangisha ku Mushaki tuva ku Mushaki ku Mushaki muzehe wawe yakuba ari kugushaka yavuye ingungu noneho urumva ko bari bamubwiye kubona byarangiye bamaze bose ariko haza umuntu aramubwira ati narabonetse wowe impati atarihe ataba ikirorero ubwo rero kwa kundi twanyuze intuzi Isake n'abasirikare muzehe tuza guhurira ku Mushaki amaso agwa mu yandi ati twararize turihanagura bazi ko wapfuye baba mu nkambi ku Mushaki n'uyu n'agapiri yuko ngo yari ahari n'uyu se wa Ndangamira tukivunga hano ariko kwambuka mu Rwanda bamuze baza nyine nibwo inka zambutse mbere zizana abasirikare se ntibahindutse bakazi akavuga ati iyi yari yanjye noneho njye ndindiye bamuzehe kugira ngo mbambutse bagere i Gisenyi usanga barazigabaniye nari mfite ihene ngahe ndazigurisha ntabwo gukora kuri za nka kuko nanzi ko ziri bugere Mudende muze turamukana hari inkambi yageze Mudende mbere nako Gisenyi hari muhe mwaka 97 rero twabaye Gisenyi niho nabuze uko nyura ikibumba ngo nkore ikirinka uwo nari nizeye uri buzikurikire nagenda ariko ngurisha abasirikare nabo bagenda biga base tugeze mu Rwanda kubera ko njye tagiye urumwe agenda yitiye duhurira Mudende je nawo muse ikaza ko ntari kuzibona zirihe kandi harimo inka z'akagorora bati abasirikare bazikwiye zimwe nagenze ifatira Mudende akavuga ati nuwe twawezeye wazitugurishije ahubwo wumve n'ibibazo mfatamo inka za rasite ebyiri noneho umuntu waruturanye na rasite ndavuga ati rero mfatira inka za rasite ebyiri kandi uzi ko ziriya nka zari ziri mu z'abasirikare none waza ukajya kuziburana
ntabwo ndi buhangane n'uwitwa Kananura ari ntuza yashyizwe komisere ari umuntu ukomeye hari umuntu ukomeye nazifatiye ku kabari nta ku isoko ryo ku kabari mbana nabo twarambukanye muri iyo nkambi y'Igisenyi ari umuntu bayitaga umubano wumve ko ntibibuka twaremye niba ari inshuro ingahe turahava ubwo twagiye mu demire ariko aho hose wari ukiri umusore ntabwo atarasoza mukuru nanze gusoza ubwo nagaze umudende ndicuriza nishake n'ubundi amafaranga kuko nagiye nageze aho Kagora yari yanyambukiye indi nka kuko twahuriye ku Mushaki inka ye aramwe ati niba ufite inka imwe yishyire mu zanjye ziri kwambuka mu Rwanda ayikuye i Bweru aho bita Bweru aho bita ku Ntobo avuga se namuzehe bari mu makene inange iki ndayigurisha ibihumbi 20 amafaranga menshi cyane kiragiye cya kera amafaranga 20 ni menshi nakuyemo ingwate naguzemo inyana y'ibihumbi 20 bingahe yigura mu Gishwati najye guraho impuza n'abari ibihumbi bingahe byo gucuruza mbura nacuruza Primus nacuruza hariya kuri motora imodoka ikayinzana yidayihatse uyu Rufonsi yabaga atarasoza uyu muri kureba ni igiki wibuka mugeze mu nkambi y'Ibyumba iki cyagutonze mu nkambi iki kaza nkubwira ikintu cyantonze ndibuka kuko ntawe nashoreje mu nkambi nashoreje Gatagara none ubuzima bwo mu nkambi sasa bwari nakubajije ubuzima bwo mu Ibyumba Ibyumba aha navuye no Gatagara Ibyumba umukobwa amaze kuva iwabo amaze no kuramukanya tujya Ibyumba ngeze Ibyumba byarangoye nasanze abandi barabaruwe by'ukuri nasanze abandi barabaruwe no kugira n'aya mateka kugira ngengere hano ijeto naguze inzu ijeto y'abantu bane ubu bita Gerard Kajuriti mu ngo w'abaturagana umubyara wanjye bayingurishije hamuze wanjye akaba mpuzanyumba kumi icyo gihe ndabyibuka ariko hakaba ko nahageze nasanze ishyamba ari nzitane barya intusi nyine bakishinga turatugondera ubuzima nahasanze kuva muri uwo mwaka wa 98 niba atari 9 kugeza muri 2010 kuva muri uwo mwaka wa 99 niba atari 8 kugeza muri 2018 ni igiki cyakugoye muri iriya nkambi ya Byumba utajya wibagirwa icyangoye ikintu cyangoye ndovana ikintu cyangoye nta nubwo ari cyane ariko nta kintu cyangoye Byumba ntabwo ari byinshi kaze nkubwire ukuntu bitangoye cyane mu nkambi nagezeyo leta akazi ko kuba narahakoze naho mpamara imyaka hafi 9 mu kazi mukuru hariya ko abantu bahoraga bamwe bajya muri gare barabuze imirimo ariko sinigeze mbura akazi muri gare nahavuye nabwo kunkwe nahikuye ngiye Igicanga nsubira Igicanga cya Sebunyoni igihe cya Sebunyoni rero kuva icyo gihe ndi Igicanga nabwo ariko ijeto yanjye narayisigiye basemira sawa venza kanyohereza udufaranga ndi Igicanga bahemerwa hano ibaye cyane igihe cya nkunda umugore aterekana aba bana igihe cya Senda kabakura aho bita mu Bwiza nuko utazi mu Gihonga siyazi ntare mu Gihonga kajya kubabitsa akababwira ababyeyi Igicanga bamwe ku rutugu abandi mu mugongo kandi nyina
yazindutse yaje mu Rwanda bo ihene ziri mu rugo imyaka iri mu nzu iki havuye icyo gihe ari igihe cyavunda wagarutse mu nkambi tene niho nagarutse impuza mu nkambi akantu warumbajije nari nkubajije ngo ni ikihe kintu cyakubayeho kibi mu buzima bw'umuhanda mu nkambi rero mvuye igicanga singarutse ubu ni ndongera nshaka akazi naje nyuma kuko mugara nawe waje mbere ahubwo nti abana nyura nabo ku Kibuye ariko ubajyane njye nsigare mu matungo ibyuma ubundi nshaka kandi kazi urongera bakabona muri AES ngo turinze kuza ino ariko nakoraga nyine abantu kwakunde abantu basohokaga sinkumeshye nabanje kuryama n'abana bajya ngo papa ngo mama ngo mwasohotse ahubwo nk'ejo mfata iki urugendo ry'igisenyi kugira ngo mbyirengagize kugira ngo udasinye kubeshya nabagaho bita mu rugerero mbiyo buriya mu bagoye hose nahakuzungurutse abana mama ngo papa ngo kwahe ziriya ngo kandi bandi bari gukorerwa ubwo abambere bari kugenda harimo mubyara wanjye nyine ubundi Nyiramurema na nyina w'umuhungu akaba atuye hariya kuri Petite atese mwakora akazi nuko rero baranyakuye gashabukana baranyakura urumva bari bibere mu gisirikare urubwiye gutesha abana amahirwe kubera iki utazi uko basinye wowe sigara wowe uzi ubasinyire bigende ubwo sinzi ukuntu byaje kugira ndareba ndaza pe umugore turi kurebana neza se ni iry'imbogo abandi bari kugenda ari ugupfa ari ugukira ariko nawe iyo amazi agiye nawe niyuki ubona urakorewe ubona uraje iki cyagutanga gishingarire mu ndege mbese ubonye winjiye murigiye wicaye no mu ndege ni iki cyagutanga nanyuze muri Kigali nambanje muri Ligi muri Ligi rero baba bagomba kugira baguha ibyo gufungura iki yavaho bakaguha imiti iki ibyo ndabyibuka umunsi uragera barambwira ati umunsi wawe wo kugenda n'uyu muri Ligue murafashe urugendo mwabuze ushaka ibikapu muragiye muricaye indege itangiye guhaguruka nta kintu cyagutangaje ikintu cyantangaje nuko nabonye ndikanga kigasa n'inzu ariko nibo bwari ubwa mbere muri umugore ubwo twari turi Kanombe ariko ahantu twanyuze ubwo zitangira gusaka imodoka iki batugeza aho hantu turicara ngo muri ndege rero ukuntu ninjiyemo nanjye ntumbaze mu by'ukuri numvise gusa iri guhinda itigiti umva ndi mu kirende kwa ndeba nk'utuntiriya hasi ariko ntabwo uzi ukuntu byagenze nta kintu cyagutangaje aho wajya kuri wese ibyo kuri wese twarabajije tukiri mu ndege nyine i Kanombe twabaye kuko harimo abari bari kuvuga nk'ikinyarwanda ukababaza wari ufite amahirwe n'abana bamaze no kuba bakuru bazi ubwenge aravuze ati uri bugire intuza araziriye ariko nabwo urajya ugiraho kandi hari igihe wifungirana mugaheramo yego icyo ndakibuka mu by'ukuri nibyo ndi kwibuka ushinze ibirenge hano muri Dallas iki cyaba cyawutangaje yatangaje ko nabanje kuba kurujije yaranjije pe ko twavuye iriya barabyize mu mico ariko byaratugoye ahubwo amahirwe cyane ko nagiye nsanga abantu tuvuga rumwe bakanyobora nyura hano kwa muganga urya uwo mbwiye akanyuraho ntabwo byangoye cyane mu by'ukuri ururimi icyongereza cyose nabeshye
ariko ururimi ku bantu tuvuga rumwe Eh, ntabwo byangoye cyane. wagize amahirwe wari wasanze bene wanyu benshi nta kibazo. Kugeza iyi saha rero ku myaka 2018, 2019, 2023, imyaka 5 yuzuye hano muri Amerika, ni igiki wumva ushima Imana? Ni igiki wumva ushimira Imana kuba uri muri ubu buzima muri iki gihugu? Ni igiki wumva ushimira Imana kuba uri muri ubu buzima muri iki gihugu ku myaka 5 umaze muri Amerika? Imyaka 5 imyaka 5 nujuje mbese uvuga ntangiye wa gatandatu ukumva ko nageze ino rwaba urusenda yaba amadolari 5 yaba 10 umuryango wanjye uri hariya uko nayohereza yose amugeraho. Icya kabiri simvuga ngo gahunda mpereza igiti sharpante yashaje tugenda uvuye aho. Icya kabiri nta shitingi igihe ikeneye ukuvuga ngo isaha ku isaha. Ikindi kwa kundi uteka uzi ko mu nkambi washyiraga urukwi rubisi mu ziko ibyotsi ugasanga ibyisho biri guhoboba. Icyo cyaravibutse. Guteka bagatinda guhisha. Guteka ni mu nzu, kurya ni mu nzu, kuryama ni mu nzu, guhaha ni mu nzu. Nicyo nshimira Imana muri iyo nzu. Arakoze cyane. Ni igiki wabwira umuntu wese uhangayitse uri muri iriya nkambi nk'umugore wayibayemo? Ya Mahama. Mbo icyo ndumva n'abashize simba ahantu nakibuze. Mu by'ukuri ndi gushimira Imana uko Imana yangejeje hano. Uriyo mu by'ukuri namusabira ku Mana imuhe umugisha kugira ngo nawe azagere kuri urwo rwego, azakorerwe, aze hano aho ndi nawe yirebere ubwiza buri muri Amerika. Mbese nawe agere ku byo twagezeho. Ni nta muntu ufite wasuhuza uri mu Rwanda? Ni bariya benshi. Kuko nzaguha ino video wibohereza, nta muntu ufite usuhuza? Ni buno? Buno? Abantu usuhuza bari mu Rwanda wumva ukumbuye. Ku myaka 5 yashize udashingaho ibirenge. Ako nahera kuri baramo banje bashiki banje bande. Gashabuka buriya byamugera muri Mozambique. Byamugera. Mbere kuri Gashabuka rero. Gashabuka rero komera. Umukuru wawe uri kugusuhuza muri Dallas. By'ukuri ndishimira ko ngushuhuje, zikurimo ubutumwa ariko uzavuye amahoro. Ubu ndamushuhuje, ndi n'umugore we Mazirete. Ubu ndamusoza uri hamwe n'umukecuru wanjye, nishimiye ko amucunga cyane cyose akimusaba akakimuha mu by'ukuri. Ubu ndamushimiye cyane, Imana imumugishe. Nta wundi musuhuza? Mama wawe? Na mukecuru iyo mvuze Bazirete kuko bari kumwe. Sipera nyine niwe narigezeho. Sipera nawe ndamusuhuza cyane. Abana be bangezeho, umuhungu we w'imfura ye ukurikira umukobwa. Niwe waje? Oya, barazanye ahubwo babonye akazi, umuhungu we yatangiye gutwara. Babonye akazi muri Tennessee. Ubwo nanjye nababwiye nti rero shyamo murebe namwe icyo twabarushije, mutangire mugire akazi mufashe nyoko. Nubwo agiye kuzana ariko muri kumusagira mu mwanya kiriho, nawe ndamushimye cyane. Nta wundi usuhuza? Ndasuhuza Embe. Bucira bw'amabukwe. Yagiye gukora ubukwe mu kwa 8. Azagira ubukwe bwiza. Azagira ubukwe bwiza, bose zataha amahoro. Ndumva jagisha azagenda muri iriya minsi. By'ukuri na mukecuru mabukwe bitwa ba Nyiramasina, bitwa ba Nyiramana bose n'abasunya. Sunya rero niwe mpamuje gusa kurikira. Urimo batsonye kwa se wabo bavumera. Iyo nzu twarayigose nyine. Abo bose ndabasura cyane, Imana ibahumugishe.
urakoze cyane